Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye abantu bitwa, turebe inkomoko yayo, uko yaje, icyo asobanuye na byinshi utari uzi kuri yo. Abantu benshi bakoresha amazina buri munsi ariko ntibazi aho yaturutse n'impamvu yagiye akwirakwira hirya no hino ku isi. Ikaze nk'ibisanzwe. Izina rya mbere tugiye guheraho ni izina rya Kevin. Ubundi izina Kevin rikomoka mu rurimi rwa Old Irish, akaba ari ururimi rwakoreshwaga mu gihugu cya Ireland ya kera. Iri zina ryagaragaye bwa mbere hagati y'ikinyejana cya gatandatu, akaba hari mu mwaka wa 500 n'umwaka wa 600 nyuma ya Yesu. Iri zina ryaje kwamamara cyane kubera umunyamuryango w'idini wari uzwi cyane witwaga Mutagatifu Kevin wabayeho muri Ireland. Iri zina Kevin risobanuye umuntu w'umutima mwiza, wuzuye neza n'ubugwaneza. Iri zina ryaje kugenda rirakwirakwira hirya no hino ku isi, aho ryabanje muri Ireland ari naho rikomoka, maze abimukira b'abanya Irish barijyana mu Bwongereza no muri Amerika mu kinyejana cya 18 n'ikinyejana cya 19, ariko nyuma riza kuba izina mpuzamahanga. Mu muco w'abanya Irish, izina Kevin ntabwo ryari izina gusa, ahubwo ryari rihagarariye umuntu wicisha bugufi kandi utarangwa n'ubugome. Izina rya kabiri tugiye kurebera hamwe ni izina rya Sophia. Ubundi izina Sophia rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki cya kera. Iri zina ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu, rikaba ryari ijambo rya filozofiya mbere y'uko riba izina ry'abantu. Izina Sophia risobanuye ubwenge cyangwa wisdom, aho muri filozofiya y'Abagereki Sophia byafatwaga nk'urwego rwo hejuru rw'ubwenge bw'umuntu. Iri zina ryaje kwinjira mu Bukristo binyuze mu nyigisho za filozofiya, riza kugenda rikoreshwa cyane mu Burayi bw'iburasirazuba, maze nyuma riza kuba izina ry'abakobwa ku isi yose. Izina rya gatatu tugiye kureba ni izina rya Liam. Iri zina Liam ubundi ni impine ya William ikomoka kuri William. Izina William ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 11 nyuma ya Yesu, nyuma y'uko aba-Normans bari bamaze gutera Ubwongereza, mu gihe izina William ubwaryo ryatangiye kumenyekana cyane hagati y'ikinyejana cya 17 n'ikinyejana cya 18 muri Ireland. Izina Liam risobanura umurinzi ufite ubushake bukomeye. Iri zina rikaba ryarabanje mu gihugu cy'Ubudage, riza kugera mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka w'1066, maze Liam riza gukundwa cyane mu gihugu cya Amerika hagati y'ikinyejana cya 20 n'ikinyejana cya 21. Liam yahagarariye umuntu uharanira kurinda abandi, ufite imbaraga n'icyemezo kidahinduka. Izina rya kane tugezeho ni izina rya Emma. Iri zina Emma rikomoka ku ijambo ry'Ikidage ari ryo Elmen cyangwa Ilmin. Iri zina rikaba ryaratangiye gukoreshwa hagati y'ikinyejana cya 7 n'ikinyejana cya 8 nyuma ya Yesu. Iri zina ryamamaye cyane mu gihe cy'ubwami bwa Frankish, akaba ari Ubufaransa bwa kera. Izina Emma rikaba risobanuye ubwuzure, imbaraga zose cyangwa ikintu cyuzuye. Iri zina ryagiye rikwirakwira mu Bufaransa no mu Bwongereza binyuze mu bwami, ndetse ryaje gukomera cyane nyuma y'uko abamikazi batangiye kuryitwa. Izina rya gatanu tugezeho ni izina rya Hassan. Iri zina rikomoka mu rurimi rw'Icyarabu, rikaba ryaratangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yesu, ndetse ryamamaye cyane mu gihe cya Isilamu ya mbere. Izina Hassan risobanuye umuntu mwiza cyane, ufite imico myiza kandi wuje ubwiza. Iri zina ryakomotse mu bihugu by'Abarabu, riza kugenda rikwirakwira hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Afurika y'Amajyaruguru. Izina rya gatandatu tugezeho ni izina rya Diego. Izina Diego rikomoka mu gihugu cya Espagne, ariko rikaba rifitanye isano na Mutagatifu James. Iri zina ryatangiye gukoreshwa hagati y'ikinyejana cya 12 n'ikinyejana cya 14, riza kwamamara cyane mu gihe cya Reconquista mu gihugu cya Espagne. Iri zina rikaba rifite ubusobanuro bubiri bukomeye, aribwo umwigisha cyangwa umuntu w'icyubahiro n'ubuyobozi. Iri zina ryaje gukwirakwira rivuye muri Espagne rigera muri Amerika y'Epfo binyuze mu bukoroni. Iri zina kandi rihagarariye imbaraga, ubuyobozi ndetse n'ubutwari. Izina rya karindwi tugezeho ni izina rya Yuki. Izina Yuki rikomoka mu Buyapani, rikaba ryari ririho guhera hagati y'ikinyejana cya 8 n'ikinyejana cya 12 mu gihe cya Heian. Iri zina kandi ryakoreshwaga cyane mu muryango w'Abasamurai. Izina Yuki risobanuye urubura cyangwa amahoro. Kugeza na n'ubu iri zina ryakomeje kuba izina ry'umuco w'Ubuyapani. Yuki rihagarariye ubuziranenge, ituze n'ukuri k'umutima. Izina rya 8 tugezeho ni izina rya Amelia.
Iri zina Amelia rikomoka ku ijambo ry'ikidage rya Amari, ndetse iri zina ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 17. Iri zina ryamamaye cyane mu Bwongereza mu gihe cy'abami. Iri zina kandi risobanuye umurava cyangwa gukorana imbaraga nyinshi. Iri zina Amelia ryaje gukwirakwira mu Burayi hose, ariko riza kumenyekana cyane kubera umupilote utwara indege witwaga Amelia Earhart. Izina rya 9 tugezeho ni izina rya Karim. Iri zina rikomoka mu rurimi rw'Icyarabu, rikaba ryaratangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 7. Iri zina Karimu risobanuye umuntu ugira ubuntu kandi utanga ntacyo agombye cyangwa atarindiriye inyungu. Iri zina ryakwirakwiye mu bihugu by'Abarabu, gusa nyuma ryaje kugera muri Afurika rirakoreshwa cyane. Izina rya 10 tugezeho ni izina rya Isabel. Iri zina rikomoka ku izina ryo mu Cyongereza ari ryo Elizabeth, gusa Isabella ryo ni izina ry'Igitaliyani n'Ikinyesipanyoli. Iri zina ryamenyekaniye cyane hagati y'ikinyejana cya 12 n'ikinyejana cya 13, riza gukomera cyane nyuma y'uko umwamikazi wa Espagne aryiswe. Iri zina rikaba risobanuye uwihaye Imana cyangwa umuntu wera. Iri zina ryaje gukwirakwira mu Burayi hose, maze riza no kugera muri Amerika binyuze mu bukoroni. Iki cyari igice cya mbere ku busobanuro n'inkomoko y'amazina abantu bitwa umunsi ku munsi. Igice cya kabiri nacyo muzagisanga kuri YouTube channel. Icyo mbasaba nuko mwakora subscribe tugakomeza kwagura umuryango mugari w'iyi YouTube channel, ukanda like no gusharinga iki kiganiro no kwandika muri comment ko mukeneye igice cya kabiri cy'ubusobanuro bw'andi mazina n'inkomoko yayo tukakibakorera. Imana ibarinde.